ni APR rero ishaka kubaka ikipe yayihereye kuri defense ndetse ikagera ku bataka, aho abataka bashobora kuzaba arakasa mutwe arakasongo yihwa imbere y'izamu bagenda bavonderezamo ibitego bitewe n'izi transfer mfite hano imbere. Kandi zino transferi zishoboka cyane ku kigero cya 99%, dore ko APR yo ikishaka irashaka amatsinda. APR ntago igiharanira bino bikombe bya hano mu Rwanda, kuko target Afande Charles yari afite no kugira ngo APR n'ubundi ikomeze ibe APR y'ibikombe, kandi nta yindi kipe wahiga ko no muri sezita birashoboka ko APR n'ubundi yatwara igikombe. Icyo buno bari kuvizaho ni bano bataka bagiye ko kwerekeza muri iyi kipe ya APR. Komeza ukurikirane ibiganiro byacu byiza tukugezaho, kandi ubikurikirane paka ubisoje kugira ngo utajucikwa n'amakuru meza tukugezaho. Ndabasuje kandi bahaye ikaze. Uyu munsi wa none mbazaniye transferi y'umwe mu bakinnyi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ukinira ikipe ya APR, ugiye kwerekeza muri Somalia. Ngakira nini transferi igiye kuva mu gihugu cya Guinea yerekeza n'ubundi muri APR. Ninde ugiye gusoka muri APR? Kari umukinnyi ukomeye. Ninde ugiye kwinjira muri APR? Nawe kari umukinnyi ukomeye. Si ibyo gusa kandi turi buze no kugenda twibanda ku biri kuvugwa mu ma operation agiye atandukanye hano mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho cyane cyane tuza kureba ku biri gutuma amakipe agura abakinnyi benshi kandi bakomeye. Iyi federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda hari byinshi ihishe ku makuru nikurirayo katikati. Ayo makuru niyo ngiye kubagezaho gatanu ku kandi. Ibi bintu ngiye kuvuga ku ruhande rumwe biri très danger, ariko ngomba kubivuga. Ngomba kugira ute? Ngomba kubivuga kandi cyane. Ngomba kubivuga, ngabivuga kandi cyane. Amakuru yacu mureke tuyahere n'ubundi muri APR. Reka bari nkomereza amakuru naho ntabyo kwirirwa mbanyuza kure. APR igiye gusohora abakinnyi benshi cyane bagiye kwirukanwa. Mu bakinnyi bagiye kwirukanwa suko badafite ubushobozi bwo gukinira APR, ahubwo benshi APR igiye kwirukana ni bamwe bagiye babura umwanya wo gukina ku bwa Thierry Froge, abandi batakinye ku bwa Adiri. Murabizi ko APR muri iyi sezo dusoje ntigeze igura abakinnyi benshi, kuko abakinnyi bamwe yari bafite. APR igiye gusohora abakinnyi bagera kuri 18. Igiye gusohora abakinnyi bagera kuri 18 ibirukana. Bamwe basoje amasezerano, abandi bazahabwa utwabo bigendere. Bazahabwa utwabo bigendere. APR ifite byinshi byo gukora cyane muri uyu mwaka 2024 2025. Ibyinshi ifite rero bishingiye kuri iki kintu. Murabizi ko APR bakomeje kuvuga ko ni APR yo mu rugo, APR indege itazima, APR nyine APR. Amakuru ni kurira za Nyakinama, yo mvuze za Nyakinama mvuze Afande Richard akorera. Amakuru ronguraho katikati aremeza neza ko APR ishaka kubaka squad, ishaka kubaka ubusatizi, igashaka kubaka defense ikomeye. Hari ikintu bigeze kuvuga, baravuga ati gutu Rwanda rukomeye mu bya gisirikare rugakomera muri make mu by'umutekano.
akaba ari igihugu cy'intangarugero gifite ikoranabuhanga, gifite byinshi nyine abanyamahanga baza kwigiraho. Twagera muri football, abakinyi aho kugira ngo bimane igihugu bakagitanga. Ni kuri urwo rwego rero nahisemo ngo turebere hamwe zino transferi zikomeye cyane zigiye gukorwa n'ikipe ya APR, kugira ngo namwe mushire mu nyurabwenge yanyu murebe ngo ese APR koko ibyiri gukora bizatanga umusaruro. Transferi rero zacu zishushe tugiye guheraho kuri uyu munsi wa none, ikipe ya APR nyuma y'uko ivuganye na ba rutahizamu bagiye batandukanye, aho yavuganye na ba Milton Kalisa, ikavugana na ba Aziziki, ikagenda ivugana ndetse n'aba defense ngaba Inonga, ikavugana n'umunya Belgium bita Fofana. Ibyo byose ntabwo bikomeje guhaza ikipe ya APR, ahubwo ikipe ya APR ikomeje kunyarukira no mu yandi makipe. Mbere yuko tugeraho kuri iyi transfer ya APR, reka tubabwire ko uwo bita Mugisha Gilbert aka Barafinda wamaze no kwigarura imitima y'abafana b'ikipe ya APR. Niko nabivuga kandi niko biri, kuko nga match eshatu zose zishize Barafinda yashiragamo igitego. Barafinda rero akaba yifitiye offre yo muri Somali isaha n'isaha. Mugisha Gilbert Barafinda akaba agiye gusohoka mu ikipe ya APR, aho yamaze kohererezwa buri kimwe cyose, visa, itike, kandi nawe akaba ari mu bakinyi basoje amasezerano mu ikipe ya APR. Urumva ni free agent, agiye rero ko yatera umugongo ikipe ya APR yerekeze muri Somalia. Sibyo gusa kandi APR nayo ikomeje kujya ku isoko gushaka abakinyi bagiye batandukanye, aho APR yatangiye kuvugisha bamwe mu basore bakomeye cyane bo mu gihugu cya Guinea kuba yakwerekeza mu ikipe ya APR. Hagiye kuja hayabwa akayabo k'ibihumbi 5,400 by'idolari, ko nibyo biri ku meza y'ibiganiro, ndetse agahabwa rokiritoma igera kuri ku bihumbi 54 by'idolari, agahabwa imodoka yo kugendamo mu gihe agiye mu mpamvu ze bwite cyangwa se mu gihe agiye ku myitozo. Ibyo byose rero ni biri gusabwa n'ikipe ya APR kugira ngo ibe yakwegukana uyu rutahizamu ukomeye cyane mu gihugu cya Guinea, ndetse akaba ari na rutahizamu witabazwa n'ikipe ya Guinea akabanzamo kandi agatanga umusaruro w'ibitego, dore ko yagiye atsinda ibitego byinshi ndetse no mu gushaka itike y'igikombe cy'isi u Rwanda narwo rurimo nonaha. We ubwe akaba amaze kwihererana ikipe, akaba amaze kwinjiza ibitego 4 mu mikino 3 bamaze gukina. Urumva rero ni umusore w'umuhanga kandi umusore ushoboye. Ariko tukiraho hari amakuru twamenye ku bijyanye na Inonga. Niko Inonga ikipe ya Simba ntishaka kumurekura, kuko amafaranga iri guca APR ni amafaranga yakatarabaho. Niwe mukinyi wabuhenze mu mateka y'u Rwanda, mbwiye tutaramenya ngo mbese abo APR izagura bo bimeze bite. Bityo rero bikaza gutuma APR n'ubundi ishobora gukura amaso kuri Inonga ikerekeza ku mudefense aho mu gihugu cy'Ubugande wa Soka Sevi
bitewe nuko Inonga akomeje kuba yaca amafaranga menshi. APR haba mu mafaranga ya recruitment ndetse n'umushahara we wa buri kwezi agomba kuja afata buri kwezi, ayo yose rero akaba ari amafaranga menshi akomeje gucibwa ekipe ya APR. Wewe uterakana subscribe rero, ibanga no gukanda subscribe kugira ngo tuje tumenya namwe mumenye uko byifashe. Ikintu kibabaza ni ukubona ikiganiro cyarebwe n'abantu 8,000 cyangwa se 5 cyangwa se 3, 85% y'abarebye ikiganiro ugasanga wowe ubwawe nturimo warakoze subscribe. APR ku isoko ku ruhando mpuzamahanga, APR mu gushaka abakinyi beza babereye ijisho, APR gushaka abakinyi izira komisioneri, izira abakomisiyoneri, APR iri gushaka bamwe no mu bakinyi b'abanyarwanda beza hano muri ruhago yacu. Ni APR rero ishaka kubaka ikipe yayihereye kuri defense ndetse ikagera kubataka, aho abataka bashobora kuzaba arakasa mutwe arakasongo yihwa imbere y'izamu bagenda bavonderezamo ibitego bitewe n'izi transfer mfite hano imbere. Kandi zino transferi zishoboka cyane ku kigero cya 99%, dore ko APR yo ikishaka irashaka amatsinda. APR ntago igiharanira bino bikombe bya hano mu Rwanda, kuko target Afande Charles yari afite no kugira ngo APR n'ubundi ikomeze ibe APR y'ibikombe, kandi nta yindi kipe bahiga ko no muri sezita birashoboka ko APR n'ubundi yatwara igikombe. Icyo buno bari kuvizaho ni bano bataka bagiye ko kwerekeza muri ikipe ya APR. Komeza ukurikirane ibiganiro byacu byiza tukugezaho, kandi ubikurikirane paka ubisoje kugira ngo utajucikwa n'amakuru meza tukugezaho. Umutoza aragenda yizanira abakinnyi uwo mukinnyi bavuga yavuye ngo muri Muhazi, nye ntago mbikurikira cyane wenda iby'amakipe yabaravuyemo, ariko ngo yamukuye muri Muhazi, ariko ngo niyo muri Muhazi nawo nta byangombwa yari afite. Byarabagoye, bagomba kumusigarana kuko nawe bari bamukeneye, ariko nta byangombwa yari afite. Aza ahangaha rero akoramo ibyo yishakiye ko arafitanye kope n'umutoza we. Umutoza akinye ko ibyo amukinishiriza kuri ibyo byangombwa, nubwo wenda team manager nawe ufite yavuze ngo ni imikino 5 ngo atakinye, ariko ntago nkeka ko ari 5, ashobora ko ari nk'imikino 2 gusa atakinye, ariko n'imikino yose yarayikinnye. Ahubwo hakibazwa ngo uwo muzamu we wakinaga adafite ibyo byangombwa, abo bakomiseri de match babicekingagabo. Urumva iki kibazo kizajyamo abantu benshi cyane. Urumva ko no muri iyo Ferwafa iduhagararira igira gute naho harimo umwanda. Uwo muntu ushobora kuvuga ngo umuzamu arajya gukina nta cyangombwa afite, akamwemerera gukina match ya mbere ya kabiri ya gatatu, abayobozi nabo bakabibona bagaceceka. Twe wenda abafana twagendaga tubivuga, hari imbuga tugenda duhuriraho tukabyandikirana tukavuga ariko ibi bintu rwose bizatugiraho ingaruka. Dusoza icyo dusaba gusa nta kindi, ntihabeho gukurikirana ababigizemo uruhare, bakurikiranwe mu nzego. None n'ikindi nabwo twebwe iyi ni ekipe yacu, ni ekipe y'abasokuru, ntabwo twe tuzemera ko izagumwa mu iki cyiciro cya kabiri. Tuzahindura ibintu kandi tuzarwana paka dusubiye mu cyiciro cya mbere. Hanyuma kwizera kansoreze kuri perezida n'undi w'abafana General Defa, abantu benshi baramuzi. General Defa ikaze. Murakoze cyane kandi bakuru denda basoje bombi narigani. Uri mu bantu bababaye cyane iki kibazo cya Espoir, urakibona utewe nk'umufana nk'umuntu abaga hafi iki? Ndamfite ndangije icyumweru ndasinzira, n'ubu ngubu naraye nicaye. Noneho nababaye, ariko ndagira ngo ngewe nagira hari ibyo nibajije. Fisto nimba ari Fisto ntabwo aribwo bwa mbere ikibazo kikivuzwe. Cyaravuzwe abantu bose barakizi, nta utakizi. Ndibaza ukuntu ubuyobozi bwa ekipe bwakinisha umuntu sezo yose bazi ko nta cyangombwa afite. Ni ukuvuga ngo byazi bikunze ahantu bari kudushyira haratubabaje, kandi ntabwo tuzishima. Abafana rero nge mpagarariye banambi yindumye ngo ngiye mbivugire hano ku radio y'abatuye y'Abanyarwanda, radio y'igihugu. Turasaba ubutabera, badukorera ubutabera. Turasaba umuntu wo muri Muhanga wabonye iriya karite kugira ngo ayibone, ntabwo yayibonye gusa kugurya, harimo bitugukwaha yatanze, afite uwo yayihaye, wayimuhaye
ibyo yamuhaye bamukurikirane kugeza ubwo turasaba ribu ko yakinjira mu ibindi ikabanza ikabashyiramo bakaba bafunzwe twebwe tukabarega tukabashinja ibyaha ibyo badukoreye kuko agahinda abanyarwanda bafite mu by'ukuri yaramaze kwivuga Jabiri amafaranga abaturage batanga yo kubaka igihugu niyo kwishimisha twishimishaga twanezezwaga n'ahangaha abayafata imana bashyize mu ziko yatwitse ni ukuvuga ngo bakwiye kuyakurikiranwaho umuntu wese bifata abyishyure kandi nsabira abanyarwanda abafana bikwihangana agahinda dufite kazashira kuko ibi ngibi turabyigiraho ntabwo tuzongera kwibeshya ku muntu kuko twibeshye kuri team manager witwa Claude akadukoza isoni umuntu ufite document gitariyo agakomeza akayigenderaho n'abandi babibonye n'abandi bose barabibonye bari babizi ngenda saba ko ribu ihagurukira ibintu nta kuvuga ngo tuzadufata umuntu wagiye gutanga ruswa kugira ngo bamuhe akazi reka dufate n'uwatanze ruswa kugira ngo ibintu nka biriya bigaragare mu makipe murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Isaka yego kwizigira yego soreza kuri kino kintu kubera ko Espoir uyibamo Isakari amakuru none ugiye kumpa nayo munyamakuru ayandi yose twayumvise nanjye nifuza ko nimara kuvuga nanjye nifuza kongeraho ndagira ngo hari ikintu kimwe ukwiriye gukora gitandukanye n'icy'abandi amakuru n'ubundi ntagihishwe n'ubundi azajya ahagaragara nk'ijisho ry'umunyamakuru fata risike utubwire ninde wabazwa iby'iyi lisansi y'amahugu urumva ikindi anatubwire eske barayicurishije cyangwa yavuye muri federasiyo kumvikane runaka hanyuma tunasoreze kuri iki kintu match ya AS Muhanga na Espoir yo muri Fazari yarangiye gute yarangiye ikipe ya Espoir isinze ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busa hanyuma tubwire noneho amakuru baramutse bavuze ngo nk'umunyamakuru ukurikirana yavi bya Espoir ninde wagakwiye kubazwa iby'iki kibazo ni ukuvuga ngo wenda nahera umutoza Rumami akigera mu ikipe ya Espoir navuga ko karagiteri y'umutoza Rumami aje mu ikipe ya Espoir navuga ko yari we byose nicyo naringiye kukubaza nubwo twavuga ngo ari team manager hari ESG ariko ibintu byose yari umutoza Rumami Marcel nimba azanye abakinnyi ubwo nyine niwe abazanye uko bari budiringe araza kuba hari nanze n'imyitozo ajye mu biro ibintu byose babikurikirana nuvuga ngo wenda nubwo hari team manager ingwe ariko navuga yuko nyine ikintu cyose ajya gukora abanza kubaza umutoza nuvuga ngo no gushakirwa ibyangombwa abakinnyi ni umutoza wabagugize gute wabaga ubirimo ngiye ku makuru nabonaga nk'uyu muzamu Christian yaramuzanye yamaze match ebyiri ni match equipe ya mbere ya Vision na match equipe ya Gicumbi yakinye kuri match ya gatatu i Bugesera none ngi nabaje umutoza namwe se ibyangombwa byabonetse ati tari ibyangombwa byamaze kuboneka kubera ko hari amafaranga yahawe umutoza ntago yahawe team manager avuga ati hari icyangombwa kiri kura tugomba gukora muri Federasiyo ya Kongo kandi muri Federasiyo ya Kongo hari ukuntu nyine ibisa amafaranga ukuntu amafaranga arayahabwa abari uzuvuga ngo ibyangombwa byamaze kuboneka ariko urumva yarabiziranyeho nande n'utu manager ngo babivuganye urumva nimba perezida atanze amafaranga yo gushaka icyo cyangwa kandi akona ko match atari gukina indi match agakina wenda icyo perezida atakoze nukuza avuga ati mumpereze ibyo byangombwa ndebe koko byuzuye mbicekingi kubera ko yumvaga hari tu manager akaba na SG arahembwa hari ibyo abatoza bamaze kumubwira team manager ibyo yamubwiye SG ibyo yamubwiye ko ibyo byangombwa bigize gute ibyo byangombwa bihari nge urumva wenda umutoza akanya cyo ati ntago mba mu byangombwa sinzi ibyo ari byo wenda agashishemo team manager ariko byose baga babiziranye ibyakozwe byose kandi umushinya agakina bazi ko adafite ibyangombwa byuzuye bakabizi ko atari muri systemu ya Ferwafa umutoza akaba ati jewe muri Ferwafa mfite uko ndi ubigenze mfite uko turi buganire ibyangombwa biramoneka nako byagenze muri returano bavuga se ko dufite imyanya ibiri ukabuzanya abakinnyi batandatu iyo myanya ine iraboneka gute ati je mu mafaranga ngi Kigali kuri Ferwafa jewe hari ukuntu diringa iyo abakinnyi basotse kubera impamvu runaka hari ukuntu diringa izo lisanse bakazigura ngiye cyo nabonye ntabwo nacekinze lisanse ariko lisanse zaze zizo z'abajunior za amatere ko kibaza se junior amatere ntabwo bayiguhereza uruhereje imyaka 20 abenshi n'abakenda gatatu n'abakenda kane baguhaye lisanse ya junior ubwo ibyo byo ngo ngiye navuga yuko SG
akaba ne manager ibyo ntiyayibazwa wenda umutoza we haza utwo tuntu tw'uduproof wenda ibyo yagiye yerekana kohereza umuntu ati iyi lisansi se wayikoze wayirangira ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byo bimufata ariko we mu bigendanye n'inshingano we ntacyo wamubaza nubwo mu buryo reality hari yabaga birimo ubwo abo bantu babiri nibo bakurebwaho cyane Isakari kuko Isakari ni umuntu wakoraga graphique z'ikipe ya Nuza ya ni kipuzi ubwo Isakari uragira uti SG wagiye ari nawe team ingwe nyine yari SG akaba na team manager cy'icyo cyaka bari baravuze ngo team manager abana SG n'umutoza Romami ubwo we ni muvuga ati abo bantu babiri barebweho abo bantu barebweho kuko ibyo byangombwa byose nibo babikoze kandi nabo no muri equipe yose nibo bantu bino bintu menyekanye kuko nibo bari ikintu kinemereye cyane ikintu bita kwicuga kiza kuri Romami n'ubwo muri yari yarahawe nyine titre yari manager yigiraga muri federation yo mu Rwanda ari federation zombi yigiragayo yaje mu ko atende Kinshasa Kigali kandi ngo kino kibazo kinakemuke abantu bakwiye kuvuga ngo sindi bubivuge nk'uyu no ufite twavuganaga mu kanya gato ndabizi ko ari umutoza wingirije niwe wajyanaga ama lisansi agiye gusimbuza n'ibiki arabizi ko iyo lisansi ayitaga kandi azikifite ibibazo ibyo byose arabizi n'ibyose arabizi kino kibazo abantu nibakigira icyabo bareke kubeshya beshya iby'abantu barabizi bimenyetso abantu barabifite na kazi mirira yabayishagagiye abanje kubimbwira arambwira ngo ngiyewe nejo bundi muri kino kibazo cyabaye yarambwiraga ati perezida iyi lisansi hari indi lisansi tubonye dore ngiyi mwayakira muri Ferwafa ya Muhanga yatanzeyo bagerayo bagasanga siyo dufite icyo yahishaga abantu bajya bavugisha ukuri reka twantisipe tuyinage tubayisimbuze Muhanga ize gutsindwa niba bikurikirana ribi bijyemo abantu bakoze niba abafana bo b'Irusizi Muhanga naho indikasi yigeze kugeraho ibindi bintu byo muri Ferwafa icyo gihe yaribwaga cyangwa yaribwaga ni Rwamagana avuga tumutinya ahubwo Rwamagana niyo yibwaga wowe Muhanga niyo yashatse kurangiza yibwaga icyo gihe ntabwo wibuka yuko afande wewe polisi yayoboraga intara y'Iburasirazuba yigira mu kibazo bituma Rwamagana irenga batanze amakuru na Muhanga reka tuyirebeho ibintu byose babishyira hari kuki Muhanga buri gihe haje ibintu bya DSM division no kuzamuka kuki Muhanga kesi ihora isobekeranye nazo umunsi umwe bizasobanuka namwe abantu b'Umuhanga namwe ubwo bwe